Ndagusuhuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku igice cy'148, urukundo nyakuri. Urukundo ni impano y'agahozo duhabwa na Yesu. Urukundo ruboneye kandi rwera ntabwo ari amarangamutima, ahubwo ni ihame. Abakoreshwa n'urukundo nyakuri ntibakora ibyo batekereje kandi si impumyi. Kubwo kwigishwa na Mwuka Wera, bakunda Imana bakayirutisha byose kandi bagakunda bagenzi babo nk'uko bikunda. Ni mutyo abagamije gushyingirwa bagenzura amarangamutima yabo yose kandi bitegereze ugutera imbere kose kw'imico y'uwo batekereza gufatanya nawe mu buzima bwabo bwose. Ni mutyo intambwe yose iganisha ku isezerano ryo gushyingirwa irangwa no kwicisha bugufi, kwiyoroshya, kuba umunyakuri ndetse n'umugambi ukomeye wo kunezeza Imana no kuyubaha. Ugushyingiranwa kugira ingaruka mu buzima buzaza, haba muri iyi si ndetse no mu isi izaza. Umukristo nyakuri ntazigera afata umugambi Imana idashobora kwemera. Kugisha inama. Niba ufite umugisha wo kugira ababyeyi bubaha Imana, bagisha inama, babwira ibyo wiringiye n'imigambi yawe. Wige amasomo ibyo banyuzemo mu buzima byabigishije, bityo uzarindwa ibigushengura umutima byinshi. Hejuru ya byose, kugira umujyanama wawe Kristo. Iga ijambo ry'usenge. Mu gihe ari umunsi w'ubuyobozi nk'ubu, ni mutyo uwo mukobwa yemere ko bazabana mu buzima bwe, abe umusore ufite imico itunganye, imico ikwiriye ya kigabo, wa wundi udakebakeba kandi ugira umurava, akagira ingamba, w'inyangamugayo, wa wundi ukunda Imana kandi akayubaha. Ni mutyo uwo musore ashaka ngo amubere umufasha, abe wa wundi ushoboye kwihanganira imitwaro y'ubuzima bwe bwite, wa wundi ufite imbaraga ihindura, izamuzamura, ikamwubahisha kandi ikamutunganya, kandi abe wa wundi uzamushimisha mu rukundo amukunda. Umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira, ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Amenya neza imico y'urugo rwe kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute. Abana be barahaguruka bakamwita umunyamugisha, n'umugabo we aramushima cyane ati, abagore benshi bagenza neza, ariko weho ubarusha bose. Imigani igice cya 19 umurongo wa 14, ndetse n'Imigani igice cya 31 umurongo wa 11 n'uwa 12, ndetse n'Imigani igice cya 31 umurongo wa 26 ndetse n'uwa 27. Ubonye umugore nk'uyu, ubonye umugore mwiza, aba abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Imigani igice cya 18 umurongo wa 22. Guhitamo inshuti. Urubyiruko rw'abakristo rukwiriye kwitonda cyane igihe rwubaka ubucuti ndetse n'igihe ruhitamo abo rigirana ubucuti na. Kwitonda kuko ibyo uyu munsi mutekereza ko ari zahabu nziza bishobora guhinduka icyuma cyahuye n'umugese. Kwifatanya n'ab'isi bikunze gushyira inkomyi mu nzira y'imirimo yanyu mukorera Imana, kandi abantu benshi barimburwa no kwifatanya kubi bagirana n'abantu badashobora na rimwe kubazamura no kubahesha agaciro mu mico yabo no mu by'ubucuruzi cyangwa mu masano ajyanye n'urushako rwabo. Ubwoko bw'Imana ntibukwiriye na rimwe kugerageza kujya ku rubuga rwo kwisanisha n'abatizera Imana. Imana ibuzanyije gushyingiranwa n'umwizera utizera. Nyamara akenshi umutima utarahindutse ukurikira ibyifuzo byawo, bityo ugashyingiranwa n'abantu Imana itemera, ndetse uko kutemerwa n'Imana kukabaho. Dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore,
tugeze ku cyigisho cy'149 uburyo bupfuye bwo kurambagizanya. Kuba imico yanyu itarangwamo gushikama no kwiyanga ni imbogamizi ituma mubura ubunararibonye bwa gikristu butoroshye nk'umusenyi. Gushikama n'ubunyangamugayo mu migambi ikwiriye kwigwa. Iyo imico ni ingenzi cyane kugira ngo habeho imibereho ya gikristu igera ku ntego. Niba mu bugingo bwawe uri inyangamugayo, ntabwo uzateshurwa mu nzira itunganye. Nta mpamvu n'imwe izaba ihagije kugira ngo igukure mu murongo ugororotse w'inshingano yawe. Uzaba indahemuka n'umunyakuri ku Mana. Iby'urukundo n'amarangamutima bisaba ndetse n'ibyifuzo bikomoka mu bushuti, ibyo byose ntibizaguteshura mu kuri no mu nshingano yawe. Ntabwo inshingano ufite izazigurana kumvira amarangamutima. Musaza wanjye, niba ureherezwa cyane no komatana n'ubuzima bwawe n'umukobwa udafite ubunararibonye, akaba mu by'ukuri nta burere afite ku byerekeye inshingano zisanzwe kandi zifatika zo mu buzima bwa buri munsi, uri gukora ikosa. Ariko uku kubura bene ubwo burere ni akantu gato ubigereranyije n'ubujiji afite mu byerekeye n'inshingano ku Mana. Ntabwo yigeze abura umucyo. Yagiye agira amahirwe mu by'iyobokamana, nyamara ntabwo yigeze asobanukirwa n'ubunyacyaha bwe igihe afite Kristo. Impinduka ku mibereho ya gikristo. Niba mu rukundo rwawe rw'agahararo ushobora gusiba kenshi n'amateraniro yo gusenga aho Imana ihurira n'ubwoko bwayo, ukabikorera kugira ngo wishimire kuba kumwe n'umuntu udakunda Imana kandi utajya akururwa n'imibereho ya gikristo, mbese ushobora ute kwitegeka ko Imana izahira uwo mubano wanyu? Ntugahubuke. Gushyingiranwa imburagihe bikwiriye kurwanywa. Niba umusore cyangwa inkumi batubaha Imana ndetse n'iby'Imana basaba, niba bananirwa kumvira ubusabwe ndetse n'ibibomatanya n'iyobokamana, hazabaho akaga kuko bazafatanya uko bikwiriye iby'umugabo cyangwa umugore asaba. Akamenyero ko kuba akenshi uri kumwe n'uwo wahisemo, kandi nanone ibyo bigakorwa uvogereye amahirwe y'iby'umwuka ndetse n'amasaha yawe yo gusenga, bene ibyo biteza akaga. Uri gushyigikira igihombo udashobora gukuraho. Ingeso yo kugorobereza nijoro yabaye akamenyero, nyamara ntabwo ishimisha Imana ndetse n'iyo mwembi mwaba muri abakristo. Ayo masaha adakwiriye yangiza ubuzima, atuma ubwenge budashobora gukora inshingano z'umunsi ukurikiyeho, kandi icyo ni ikibi. Musaza wanjye, niringira ko uzajya wiyubaha bihagije ku buryo wirinda bene uko kurambagiza. Niba uhanze amaso yawe icyubahiro cy'Imana, uzagenda wigengesereye. Ntabwo uzigera wemera ko amarangamutima y'iteshamutwe rishingiye ku rukundo akugira impumyi ku buryo adashobora gusobanukirwa neza iby'Imana isaba nk'umukristo. Gushyingiranwa imburagihe. Gushyingiranwa imburagihe ntibikwiriye gushyigikirwa. Isano ikomeye cyane nk'iyo gushyingiranwa kandi igira ingaruka zigera kure cyane ntibikwiriye kwinjirwamo ihubukiwe nta myiteguro ihagije ibayeho, kandi na mbere y'uko imbaraga z'ubwenge n'iz'umuco zitera imbere bihagije.